Yitwa Dorcas, ni umuntu uzi kubana n'abantu neza, ni imfura rwose kandi yakubereye inshuti ntiwazabyicuza. Ikindi kandi ni umuhanzi w'umuhanga cyane. Uyu munsi ni isabukuru y'amavuko ye. Mumfashe rero tumwifurize isabukuru nziza ku uyu munsi we udasanzwe. Reka dufatanye tubwire Kamikazi Dorcas uti isabukuru nziza kandi ukire amasaziro meza. Ni Kamikazi Dorcas wujuje rero imyaka igera kuri 20. Ku inshuro rero yifurijwe isabukuru nziza n'abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko natwe turimo, dore ko aricyo kintu twahereyeho ku ntangiriro. Tumwifurije rero kugira isabukuru nziza nanone. Ni komenti nyinshi zagiye zigaruka rero ku bwiza bw'amafoto rero yashyize hanze, dore ko ari amafoto yifashishije rero aserebura isabukuru yiwe. Bamwe rero mu bakurikirana hafi uyu Kamikazi Dorcas cyangwa se nyine abafollowers we bagiye rero bamwifuriza nabo isabukuru nziza, ariko haboneka bamwe rero bagiye batira komenti zigiye zinyuranyije rero n'uyu munsi w'isabukuru ye. Hari abagerageje gusanisha n'ibyagiye bivugwa kera cyangwa se kuva nyine muri ADPR, dore ko hari uwagiye atera comment aravuga ati burya ubukene na ADPR nibyo bintu bishobora gutuma mfutaza ukusa, dore ko bamwe bagiye babigarukaho nyine ndetse bagenda banatera comment mu buryo nyine bagiye bifuza. Uyu Dorcas yagaragaje rero amafoto ye rero ubona ko ari mu isura nshya mu buryo bwari busanzwe rero amenyerewe, dore ko ubona ko n'ibisuku byahindutse cyane rwose, asa neza, ari umumama mwiza cyane rwose, ko gutya rwose kuvuza ati ni umukobwa ntabwo wahita ubibona neza, wabona rwose ko yabaye umuntu mukuru cyane ugereranyije nyine n'andi mafoto yose yajyaga postinga ameze nk'ari umwana cyane. Ku inshuro rero yujuje isabukuru y'imyaka 20, birumvikana ko uyu Kamikazi Dorcas yavutse muri 2006, akaba ariho rero yabashije kubona izuba. Ari kubarizwa hariya muri Canada, mu nuko bwara nyine muri Vancouver, dore ko ari kumwe rero na mukuru we ariwe Ishimwe Vestina, nawe uherutse rero kwibaruka. Bikaba rero ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije, bikaba na celebration nyine ku itsinda Vestina na Dorcas, dore ko ku inshuro uyu Vestina ndetse na Dorcas bamaze rero gutandukana na Irene, undi rero bakaba baragiye gutangira urugendo rwabo rwonyine, nta management bafite kugeza maginga ya, dore ko ari ibintu bagiye kugerageza hasi no hejuru. Bamwe bari banze kubyemera bavuga ati Irene ntago azatandukana na Vestina na Dorcas, ariko ku inshuro rero byamaze kwerura rero ndetse biranemezwa, dore ko ku mpande zombi abanyine babyemeje bakabihuriza hamwe, baravuga bati rwose turabyemeye twebwe, kandi na Irene arabihambitse ati twamaze gutandukana. Nubwo Irene yasigeze icyo twakita nk'imvugo muri rubanda, nyuma yaho rero amaze gukoresha imbuga zabo nkoranyambaga mu buryo bwe bwite, bikaba atari ibintu byagiye bishimisha abantu, ndetse bamwe rero bakaba baragiye banatangaza amakuru bavuga bati Kamikazi Dorcas ndetse na Vestina kugira ngo bagire uruhare ku ndirimbo zabo nuko bazishyura agera kuri $60,000,000. Gusa icyo nagukuriraho urujijo ni uko ibi byose nyine byari ikinyoma. Irene akaba yarabyamaganiye kure avuga ati nubwo babanye neza cyangwa se nubwo bataba barabanye neza, ntabwo iki kintu yakibakora, dore ko iki kintu kigaragaza umutima mubi bw'aba management. Twavuga ko bikorwa n'abantu bafite umutima mubi wa management, ariko kuba Irene na Vestina na Dorcas nyine barabanye neza ni ibintu rero byatuma Irene adakora ibi ngibi, kandi namwe murabyumva ko byaba ari ibintu biremereye cyane. $60,000,000 ni amafaranga menshi, ku buryo iri tsinda kuyabona byafata imyaka myinshi kandi bakora nyine, kandi urumva abantu bagiye kwifasha, bagiye kwimama ndetse bakanipapa, ni ibintu bizaba bigoye. Ari nayo mpamvu mbabwira ati mujye mubashyigikira mu buryo bwose ku mbuga zabo, kugira ngo dukomeze tubabe hafi nk'uko twabibaretse bari kumwe na Murindahabi Irene. Nubwo uyu Kamikazi Dorcas yari arimo yizihiza nyine isabukuru muri iki gitondo cye, nyuma yaho rero yujuje imyaka igera kuri 20, nuko uyu Bruce Melody ndetse na The Ben nabo baraye bataramiye hariya Nyamata mu Bugesera, dore ko ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye byari bihabereye. Uwitwa Bwiza ntabwo yabashije kugira stage bitewe nuko rero yari yakoze impanuka ubwo yazaga nyine hariya gukora soundcheck nyine mu gitaramo, birangira rero akoze impanuka. Bitangaje ubwo uyu Bwiza bamuhamagaraga ku rubyiniro,
ubundi ruragica Kitoko rero ahita ko yinjira stage. Bamwe babanje kwibaza bati uyu Bwiza yanje kubanza stage bitewe nuko rero aho ngaha ari mu gace kuwabo, ariko mu by'ukuri uyu Bwiza nawe yatinze gutangaza itangazo, aritangaza nyuma rero yaho umuhanzi The Ben yari amaze kugera ku rubyiniro, nibwo uyu Bwiza yamaze gutangaza ko atari buze kuririmba bitewe n'impanuka yahuye nayo. Bruce Melody yakoze amateka, ariko nanone The Ben nawe ntabwo twavuga ko yahejeje, nawe yakoze amateka adasanzwe. Nubwo uyu The Ben yari ari ku rubyiniro arangije arahirima, yarangiza akigumira hasi agakomeza akaririmba yewe nkaho nta cyabaye. Byakomeje gucanga benshi rero ndetse biranabatungura kubona uyu nguyu The Ben, bamwe bagenda bavuga ati uyu The Ben yari yasomye ku kantu ni nayo mpamvu yikubise hasi. Bruce Melody yagaragaye mu myambaro myiza cyane kandi ihenze, ariko bamwe mu bakorera cyangwa se mu bakurikira umuziki hafi bavuze bati Bruce Melody akeneye rwose ka siporo kugira ngo abe fiti, kuko ubona ko umubyibuho nyine wabaye ikibazo cyane bituma adatanga performance neza nk'uko byari bikwiye. Ubona rwose ko imyenda yayuzuyemo, ubona ko ari umuntu munini cyane kandi mu buryo budasanzwe. Uyu Bruce Melody rero yakoze byinshi, akora ku marangamutima ya benshi, na The Ben yakoze nawe ku marangamutima menshi ya benshi, ariko icyo nakubwira ni uko bose bagerageje gutanga ibyishimo, nubwo nyine ku mbuga nkoranyambaga ruba rwabuze gica uti uwa mbere ni The Ben, uwa kabiri ni Bruce Melody. Ese wowe niba wamaze kubona ibyabereye Nyamata ubona ari nde twagira uwa mbere? Uratubwira hano hasi muri comment. Jye mwabanye nyita Wakanda.